Iyo umuntu avuze abagore n'abakobwa burya baba barimo. Hari rero byinshi bitandukanye muri iki gihe usanga abagore bihatira kurya indyo ituma nyine imibiri yabo irushaho gukora ndetse no kugaragara neza. Indyo yuzuye kandi ifitiye akamaro umubiri, nta nubwo igomba kuburamo vitamine by'umwihariko ku mugore. Ni muri urwo rwego Hot 250 TV yacu yizewe twabateguriye uyu munsi vitamine 10 za mbere z'ingenzi ku bagore n'abakobwa muri rusange. Bahaye ikaze, njye nitwa Isabelle Dusengimana. Reka duhere kuri vitamine cyangwa se uko twavuga nyine vitamine ibanza, vitamine y'ingenzi cyane ya mbere ikenerwa ku mugore, ku mukobwa ni vitamine A. Vitamine A. Iyi vitamine A ubundi irimo ibirinda umubiri cyangwa ibyo twita antioxidant. Abagore b'imyaka itandukanye barayikeneye cyane kuko ifasha mu gukomeza no kubaka amagufa, gukomeza amenyo, ingingo, uruhu ndetse n'ururenda. Ituma kandi umudamu abona neza. Iyi vitamine A igabanya ibyago byo kurwara indwara zikaze, igabanya kandi kugenda usaza ndetse ikongera ubwirinzi bw'umubiri. Vitamine A tuyisanga muri karoti, mu nyanya, muri watermelon, mu mapera, amapapayi, brokoli, inyama z'umwijima, amagi, kale, poivro, cyane cyane za zindi zitukura, amata, ibihaza ndetse n'impeke ziri za zindi zuzuye. Icya kabiri rero ni vitamine B2. Vitamine B2 ubundi yitwa riboflavin, ni ingenzi cyane ku buzima bwiza, gukora ndetse n'imikorere myiza y'umubiri. Ifasha kandi mu kongera imbaraga no kongera ubudahangarwa, igabanya gushesha urumeza no kugira ibinya, kwigunga, stress ndetse n'umunaniro. Kubura iyi vitamine B2 bigira ingaruka ku buryo butandukanye umubiri ukora, bikagenda bikagabanya ubudahangarwa. Ikindi kandi bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko kokerwa mu muhogo, kuzana udusebe mu kanwa, kubona iminwa yasadaguritse, amaso n'ururimi bigahindura ibara, iminkanyari, umusatsi ukomeye cyane ndetse n'uruhu rukanyaraye. Vitamine B tuyisanga ubundi mu nyama zose muri rusange, muri fromage, mu mata, muri yawurute, mu magi, muri soya, mu mboga rwatsi, ibihumyo ndetse n'utubuto duto nka almond. Iya gatatu ni vitamine B6, yo yitwa kandi vitamine nziza cyane y'ingenzi ku bwirinzi bw'umubiri bukora neza. Ifasha mu gukora imisemburo n'ibindi binyabutabire bikora mu bwonko, mu kurinda kwigunga bikabije, indwara z'umutima ndetse no guta ubwenge. Vitamine B6 yo ifasha mu kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso ku bagore batwite kandi ifasha gukuraho isesemi bakunze kugira mu masaha y'igitondo. Iyo rero vitamine B6 yabaye nke mu mubiri bishobora gutera indwara yo kugira amaraso make. Tuyisanga kandi mu biribwa birimo nka avoka, imineke, ibishyimbo, inyama, amafi, utubuto duto ndetse no muri pome. Vitamine ya kane ni vitamine B7 dusanga ari ingenzi cyane mu mikurire y'uturemangingo n'ikorwa ry'ibinure. Iyi niyo vitamine ituma imvubura z'ibyuya zikora, umusatsi n'uruhu bimera neza. Ifasha mu gukuza umusatsi no gutuma inzara zidacika nabi. Vitamine B7 kandi ikenerwa kandi kugira ngo amagufa akure ndetse n'umusokoro. Yifasha mu kuringaniza urugero rukwiye rwa cholesterol mu mubiri. Nubwo wenda bigoye ko iyi vitamine iba nkeya mu mubiri, gusa bishobora kubaho ko yaba nkeya, bigatera umutima gukora nabi, gucikagurika imisatsi n'inzara, kubura amaraso, kwigunga ariko bidakabije ndetse no kubura imbaraga mu mubiri. Tuyisanga rero mu byo kurya cyane cyane amafi, ibijumba, almond, karoti, imboga rwatsi, urusenda, umuhondo w'igi, imineke, muri soya, mu mata, muri fromage, yawurute, mu muceri udatonoye, imbuto z'umuhondo ndetse n'utubuto duto. Vitamine B9 nayo izwi cyane nka acide folique, ni ingenzi cyane kuri buri mugore n'umukobwa kuko irinda indwara z'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara yibasira ubwonko yo kwibagirwa izwi nka Alzheimer disease, kugabanuka k'ubushobozi bwo kwibuka, kwigunga ndetse na kanseri. Iyi vitamine kandi B9 yongera n'imikorere myiza y'ubwonko n'uturemangingo. Iyi niyo vitamine y'ingenzi ku burumbuke no gukura k'urusoro mu gihe umugore yatwite. Kugira acide folique nkeya ku bagore batwite
atwite bishobora gutera umwana kuvukana ubusembwa butandukanye, kandi tuyisanga mu mboga rwatsi, mu mutobe w'amacunga, ibihaza, ibishyimbo, imboga, ibihumyo, inkeri, watermelon ndetse no mu magi. Vitamine B12 iboneka mu bikomoka ku nyamaswa, cyane cyane amata, amagi, amafi, fromage, yawurute. Ikindi kandi ikongerwa no mu binyampeke bimwe na bimwe. Kandi noneho turebe vitamine C. Vitamine C niyo vitamine izwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri, murabizi. Ifitiye akamaro gakomeye kandi ku bagore. Ifasha mu kwihutisha gukira, gutuma ingiramubiri cyangwa se tisi zikura ndetse no kugabanya ibyago bya kanseri zitandukanye, indwara z'umutima no kwangirika kw'ingiranyamubiri. Ibi byose rero vitamine B ikagira uruhare runini mu ikorwa ry'insoro z'amaraso ariko za zindi zitukura, globules rouges. Vitamine C ushobora kwibaza uti umudamu, umugore, umukobwa yayisanga he? Jya urya amacunga cyane, urya inkeri, urusenda, puwavuro, inyanya, ibirayi. Ibi byose rero bibamo vitamine C. Vitamine D nayo ni ingenzi cyane ku gukomeza amagufa. Vitamine D kandi iragenda ikayenga mu binure, igafasha mu kwinjiza calcium mu mubiri. Ifasha kwirinda indwara zibasira ubwonko n'urutirigongo, indwara z'amagufa no mu ngingo ndetse na kanseri. Vitamine D inafasha mu kugabanya ibimenyetso by'uburibwe mu gihe cy'imihango no gutuma amaso abona neza. Kubura iriya vitamine D byangiza amagufa, bikaba byanatera kugenda avunguka. Tuyisangaho vitamine D. Twavuga ko iyi vitamine D kuyibona ubundi biroroshye, kuko kujya ku zuba nibura iminota 15 ryarindi ry'agasusuruko ku munsi bishobora kuguha ikigero cya vitamine D yose ukenera ku munsi. Aho nta hambere tuyisanga kuko tuyihabwa n'imirasire y'izuba. Ibiryo kandi bikize kuri vitamine D twavuga amafi, amata, amagi ndetse n'umwijima, inyama y'umwijima. Reka noneho turebe vitamine E. Vitamine E ifite ubushobozi bwo kurinda gusaza, ikora mu kurinda kwangirika k'uturemangingo ndetse ikagabanya gusaza k'uruhu n'indi mihindagurikire mu mubiri. Vitamine E inafasha kandi mu kurwanya indwara z'umutima, ishaza mu maso, gutakaza ubushobozi bwo kwibuka n'indwara za kanseri. Iyi vitamine E kandi ni ingenzi ku ruhu n'umusatsi, byiza cyane ku badamu rero. Niyo mpamvu uzasanga yongerwa mu mavuta abagore bisiga cyangwa se mu misatsi, basiga mu misatsi, kuko dusangamo iriya vitamine E. Ushobora rero kuvuga uti vitamine E yo nayisanga hehe? Tuyisanga mu tubuto duto nka twa sezame, almond, ubunyobwa. Iboneka kandi mu mboga nka epinari, amavuta y'ibigori, imbuto z'ibihwagari, amavuta yabyo, marigarine ndetse n'amavuta yitwa cod liver oil. Katurebe noneho vitamine yindi abagore bakenera ni vitamine K. Iyi rero igira uruhare runini mu gutuma amaraso avura, yego, kugabanya indwara zitandukanye z'umutima no gutuma amagufa akomera. Ikaba kandi ari ingenzi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri ndetse n'ingufu. Vitamine K tuyisanga mu tubuto duto ariko twatundi twuzuye tutanyujije mu nganda, imboga rwatsi, amavuta ya soya ndetse n'amavuta y'amafi. Urumva ko rero vitamine zikenewe cyane izo ngizo uko ari 10, izo ni 5 mbanje kukubwira kugira ngo wowe mudamu, wowe mugore ukurikiye Hot 250 TV yacu yizewe, izi vitamine ujye uzibungabunga mu byo ufata buri munsi, mu bikorwa byawe bya buri munsi, mu mafunguro ufata, ujye wibuka ko ziriya vitamine rwose ari ingenzi cyane. Hanyuma rero mbabwira nti rero nsoza cyangwa se ngeza ku musozo, kurya imbuto n'imboga zihagije buri munsi ni uburyo bwiza bwo kubona izi vitamine zose maze gukubwira. Niba utabona ariko izihagije mu byo kurya byawe, hari n'ibinini bitandukanye byongera izi vitamine biboneka hirya no hino mu mafarumasi, ariko gusa mbere yo kubikoresha ukabanza ukagisha inama muganga cyangwa se ukabanza ukareba ko nta kindi kibazo waba ufite, kuko ushobora kuba wenda hari izindi vitamine ubura zitari mu byo nakubwiye. Bashimiye mbifuriza ibihe byiza, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya Hot 250 TV yacu yizewe. Mugire icyumweru cyiza. Nge nitwa Isabelle Dusengimana. Bye bye.